Imana yo mu ijuru kandi ndayinezerewe kuko ari Imana y'amahoro. Namwe mwese abakurikiranye Icyizere TV tubasabiye umugisha ku Mana kandi dusaba Imana kugira ngo ijye ihora ibana namwe, ibarengere, ibakomeze, ibatabare mu buryo bwose. Kandi nongera kubashishikariza kugira ngo mujye mudushyigikira, mwumva ijambo ry'Imana, mukanda subscribe, muha bino biganiro abandi, mukora share na comment kugira ngo tugumye twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana, hanyuma twumve icyo Imana itubwira inyuze mu ijambo ryayo. Reka dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye kuko uri Imana y'amahoro, tugushimiye kuri umurengezi w'ubugingo bwacu, tugushimiye kuri umutabazi wacu, tugushimiye ko ari we byiringiro byacu, tugushimiye ko ari we mufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba. Tugushimiye Mwami Imana rurema yuko utuzi ukaba uzi n'amazina yacu kandi ukaba utugirira neza. Tugushimiye yuko wemeye ko turya ibyo kurya by'umwuka ari ryo jambo ryawe, n'ubu ngubu ukaba ugiye kutugaburira. Abari hafi na kure ndasenze kugira ngo rino jambo ribagirire umumaro, iri jambo ribakize, iri jambo rizure, iri jambo rikomeze imitima, iri jambo rihumurize, kandi twebwe twese abagiye kurikurikirana iri jambo rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa. Igaragaze rero Mwami Imana kuko niwe dutegeye ibiganza, maze turengere kubw'ijambo ryawe. Bigusabye nizeye kuri Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 7, turasoma umurongo wa 7, dusome n'umurongo wa 8, hanyuma tuze kuganira kuri iryo jambo akanya gatoya, hanyuma dusenge. Reka dusome mu izina rya Yesu. Luka igice cya 7 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8 haranditse ngo, nicyo gitumye ntekereza ko bidakwiye ndetse ko nzaho aho uri ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi ntingwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikora iki akagikora. Amen. Imana ishimwe. Ni inkuru ndende ariko nahisemo ino mirongo kugira ngo tuba ariyo dusoma. Ni intego nahaye rino jambo ivuga ngo Yesu nategeke ibyawe byemere. Yesu afite ijambo rirema, Yesu afite ijambo rikiza, Yesu afite ijambo rihumuriza, Yesu afite ijambo riruta andi magambo yose. Ijambo rye rirarema, ijambo rye rihindura amateka, ijambo rye rirakiza. Niyo mpamvu nagize kino cyifuzo ndavuga ngo Yesu nategeke ibyawe byananiranye biremera, ibyawe bidashoboka bigaragara nk'ibidashoboka birashoboka. Imana ishimwe. Iki cyifuzo tukigirane, tumusabe ategeke mu izina rye rikomeye. Imana ishimwe. Uyu ni umutware w'abasirikare. Uyu yari afite ngo umugaragu we yakundaga ararwara, araremba, yenda gupfa. Amenya inkuru za Yesu, atuma intumwa ngo bajye kureba Yesu, bamubwire ko umugaragu we arwaye, ameze nabi. Baragenda basanga Yesu aho ari, bamutekerereza uko uwo mutware w'abasirikare ari umuntu mwiza, ari umuntu ukunda iby'Imana. Baranamubwira bati, ni sinagogi n'urusengero dufite niwe warutwubakiye. Rero ni umuntu wo gufashwa. Imana ishimwe. Ni umuntu wo gufashwa.
ngwino rero umukirize umugaragu, kuko umugaragu we yamukundaga none yarwaye arenda gupfa. Ngo Yesu ahagurukana nabo barajyana, bagiye kuwo mutware w'abasirikare, ngo baragenda, ngo bageze hafi yiwe, ngo Yesu uwo mutware atuma intumwa, aramubwira ngo ntabwo nkwiriye ko winjira iwanjye, kandi nanjye ntabwo nkwiriye kuza aho uri. Nizera yuko ijambo ryawe ryatuma iby'iwanjye bikemuka. Imana ishimwe cyane. Nizera yuko utegetse byatuma iby'iwanjye bikemuka, umugaragu wanjye yakira. Aragiye aramubwira ati nanjye mfite abanyobora, hari n'abanyobora bafite uko bambwira nkumva. Nanjye abanyobora abo mbwiye ngo bagende baragenda, abo mbwiye ngo baze baraza, abo mbwiye ngo bakore bagira icyo bakora bahita bagikora kandi bikemera. Nawe tegeka. Imana ishimwe cyane. Nawe tegeka, nutegeka gusa ugategekera aho uri, utarushye winjira iwanjye, nanjye ntarushye nza aho uri, ugategeka. Nizeye ko umugaragu wanjye akira. Imana ishimwe cyane. Yesu nategeka ibyawe. Aramubwira ati Yesu yumvise iby'uno mutware w'abasirikare, yumva kwizera kwe ni kwinshi, kandi koko arategeka. Muri ako kanya umugaragu we arakira. Nashatse kuvuga ngo Yesu nategeka ibyawe. Hari ibyananiranye, hari ibyo wagerageje biranga, warasenze ay'ibihe byose, ay'uburyo bwose biranga, wakoresheje imbaraga z'amaboko biranga, waravuze biranga, watse ubufasha biranga. Ariko Yesu nategeke. Itegeko rya Yesu nirigaragare mu byawe. Ijambo rye rizima rikiza ribohora nirigaragare mu byawe. Mana ishimwe cyane. Nategeka biremera. Umaze igihe urwaye uri ku gisasiro, wivuza hirya no hino, ariko uyu munsi reka dusabe Yesu ategeke. Ijambo rye ryonyine riracyaha uburwayi. Umaze igihe ufite intimba n'agahinda kenshi, ariko Yesu ubwe nategeka. Itegeko rye rirabihindura. Niwe ujya atanga amahoro yo mu mutima, niwe uhindura ibyanze guhinduka. Ako gahinda umaranye iminsi, itegeko rya Yesu riragakuraho. Umunezero wuzure mu mutima wawe. Yesu nategeke. Uyu mutware w'abasirikare aravuga ngo tegeka. Ntabwo ari ngombwa kugera iwanjye, ntibinkwiriye. Uko niyizi ntibinkwiriye, kandi nanjye nta burenganzira, ntago ndumva bitakunda ko ntera intambwe ngo ngusange, nabyo ntibyakunda. Ariko itegeko ryawe nizeye ko ryakora. Iyi ndwara iri mu mugaragu wanjye, wategeka ikamusohokamo, kuko niwe ufite itegeko ry'ibintu byose. Yesu arategeka. Imana ishimwe cyane. Yesu nategeke. Musaba ategeka ibyawe, iby'urugo rwawe bitegeke. Agira itegeko, agira ijambo ashyiraho ryinjiremo. Musabe ategeke iby'imibereho yawe. Musabe ategeke. Mana ishimwe. Yesu nategeke. Dukeneye itegeko rya Yesu. Uko ategeka ku byawe, inzara umaranye imyaka n'imyaka, Yesu nategeke. Bari igihe yari yicaye abantu 5,000 bamukikije, ngo abigishwa baramubwira ngo basezerere burije, bajye gushaka icyo kurya, ntacyo dufite twabagaburira. Ngo Yesu arategeka, aravuga ngo muba rimwe mubagaburira. Baravuga bati ntacyo dufite. Hari imigati 5 n'amafi 3, kandi n'ibyo byonyine. Nibyo byonyine dufite, ntabwo byahaza n'ababiri muri aba ngaba. Nta na kimwe cyakangaye byahaza. Ntabwo twabigabanya ngo umuntu wese abone n'akavungukira kangana urwara. Bohereze rero. Ariko ku bw'itegeko rya Yesu,
ngo arababwira ngo nimubicaze, ngo barabicaza. Warangije asengera ya mitsima na ya mafi arayimanyura, aravuga ngo mubagaburire, iratubuka kubw'itegeko rye iratubuka. Bararya barasigaza ngo inkangara 12, kuko Yesu yategetse biremera. Nawe ategeka ibyawe biremera, nategeke kubwo burwayi bwawe burakira, nategeke iyo mibereho yawe idafite ishusho arayihindurira ishusho. Nategeke kuko Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu arashoboye. Yesu ufite umutima w'urukundo. Yesu yategetse byose birumva. Yesu yavuze ijambo arariherekeza. Yaravuze ngo ntabwo ryagaruka ubusa, ahubwo rikora icyo yaritumye. Yesu natuma ijambo iwawe. Yesu natuma ijambo ku byawe. Yesu natuma ijambo muri bizinesi yawe. Yesu natuma ijambo mu rugo rwawe. Yesu natuma ijambo ahuba. Imana ishimwe. Natuma ijambo mu mutima wawe. Agira ibyo ahindura kuko iyo ategetse birumva. Nagira ibyo acyaha, nagira ibyo akuraho, nagira ibyo arema. Yesu nakore kuko ari umukozi w'umuhanga. Icyo ni cyo cyifuzo nagize. Yesu nategeka biremera. Tugiye gusenga Imana kubwira ijambo. Saba Yesu ategeka ibyawe. Hari ibyari byarananiranye, hari ibyari byarakugoye, hari ibyo wabona gukabura icyerekezo, hari ibyo witegereza gukabona n'umwijima imbere yawe, hari ibyo watekereza gukavuga uti mpebeye urwaje ndabyakiriye, ni ibyanjye nta kundi. Ariko muri aka kanya Yesu nategeke, nibyumva itegeko rya Yesu. Yesu abihindure kandi birashoboka. Saba Yesu ategeka ibyawe. Reka dusenga Imana kubwira ijambo. Musaba ategeka ibyawe. Mbese byari bikugoye, saba Yesu ategeke. Ijambo rye rirabikuraho. Hari urusitiro, hari urusika rwari ruri imbere yawe. Saba Yesu ategeke biremera. Mana ishimwe. Yesu nategeke. Tugiye gusenga Imana kubwira ijambo. Nategeka ibyawe biremere. Nagira ijambo avuga. Nagira ijambo avuga. Umunsi umwe yarabadutse, yarasinziriye, abigishwa be bagiye mu kaga. Arategeka, ategeka umuyaga urahosha, ategeka inyanja iraceceka. Ngo baratangara baravuga ngo uyu ni muntu ki uvuga ijambo rimwe gusa inyanja ikamwumvira? Yesu nategeka ibyawe biguhorerana bimeze nk'inyanja bituze. Imana ishimwe. Nategeka abarozi bakuroga bigireyo bakubure. Nategeke ijambo rye rigira icyo rikora imbere yawe kuko arabishoboye. Reka dusenga Imana kubwira ijambo. Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye kuko uri umwami ushoboye byose kandi utegeka bikumva. Turagushimiye kuko ari imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi tegeka iby'uyu mwene data, iby'uyu mushiki wanjye, ibyo aba ngaba bitegeka, ugira icyo uhindura kandi urema amashimwe mu mitima yabo. Kandi nutegeka twizeye ko byemera, nibyemera bazafatanya natwe kugushima. Urakoze kuko ubikoze. Ngaho icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen.